bona sindanamusuhuza ariko tuzira nyine muri ubwo buryo guhamagarana kuramukanya kabanzi nawe kakunda amasengesho ko rero yo yarantumiye ambwira ko tuzabana muri minsi 3 hereye none kugeza kwa gatatu ambwira ko adahari ariko ko mwe muhari tuzabana. Amen. Nitwa Emmanuel Uwambaje, ndi umupapa mfite umufasha ahari ejo nzamubereka azaba yaje. Mfite umufasha n'abana 6, mfite umukobwa umwe n'abahungu 5. Mbese nkize ku bahungu, ngize ku bahungu, mfite ikivuzo cy'umuhungu ubwo wanjye mbese mfite uwo mugisha ukomeye. Umukobwa umwe yarashatse, abahungu bose bacyari kumwe. Hanyuma nkaba nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Deperi, nkorera i Rubavu Gisenyi. None naje nturuka numvaga bingoye cyane kuboneka iminsi ngana gutyo. Naye nasabye umunsi umwe, ariko umushumba wanyu arakomeza gusaba senior pastor wanjye, aramubwira ati numumpe iminsi 3 kuri nge ni myinshi cyane. Ndashima Yesu roko byemeye. Mfite akazi kanini, nyobora amatorero menshi, nyobora amatorero 540 insengero kankoresha ubwo buryo, zikorera mu turere twa Ngororero, Nyabihu, Rutsiro na Rubavu. Numva rero izo nsengero zingana gutyo zibumbiye mu paroisse 28 zifite abakristo barenga 100,000. Bituma rero ari akazi kanini na administration n'ibindi bijyana nabyo, ariko Imana yashimye ko tubana uyu mwanya. Ntago mwabyumva ukuntu ari binini kubera ko izo nsengero sinzi naho zituye. Naye mutekereze izo nsengero nazazisura kwa kangahe bakenera kundeba ntibaranambona. Maze y'imyaka 2 nahoze n'intu yane Kigali, n'undi niho inzu yanjye iba. Hanyuma nza gukora amatorero menshi mu itorero ryacu, za Nyarutarama, za Kibagabaga, Bitazarukiri, za Gatsata, abandi banzi Nyarugenge mu gitondo na saa 6. Nyuma naje kujya kwiga mu Bubiligi. Ubwo rero navuyeyo ndangije masters, bahita bampamagara nza kuza gukora i Rubavu. Ubwo rero abakristo bavuga ati umuntu baduhaye kuzutamuza kwasa. Nawe tekereza abantu nashinzwe ntabwo ndamenya aho baba hose kuko urumva ni hanini. Niyo nagenda buri munsi ntasibye cyakora imyaka 2 nabandangije. Ako si cyo nyine nkora kandi mfite abandi bashumba bafasha uwo murimo. Kuba rero ndi hano ndi kumwe namwe ndabyubaha cyane kandi buri hari impamvu. Ibyo mbabwiye bivuze ngo kuba hari insengero ntarabona kandi barantumyeyo, n'uwantumye akambira unize hano azi ko ntararangiza kuzigeraho, nuko hari ikintu Imana ishaka. Hari ikintu Imana ishaka kandi tuzakimenya muri minsi 3. Ntabwo nza kubatinza kuko umwanya nyine usigaye ni muto, iminota itari myinshi, ariko ejo tuzakomeza ndetse no ku munsi wa gatatu. Icyo namenye nuko icyari cyumba cy'amasengesho bambwiye ko ari gicaniro cy'amasengesho musenga buri wa gatatu rimwe mu kwezi mugasenga iminsi 3. Cyambere nakuze ko musenga iminsi 3. Yes, nsenga iminsi iri hasi y'3 kuko ntaho yanditse muri Bibiliya nsenga iminsi 3 kuzamuka. Nangi gicaniro ndagifite iwacu. Ubwo rero nahisemo ko tuganira ku gicaniro cy'amasengesho. Ibindi tuzamenyana, tuzanabasengera kuko ndi umushyitsi. Umushyitsi rero hari ijambo, hari imanda, hari mandate. Donc hari imanda bivuga ngo nujya mu rugo rw'abanyamahoro bahaguha amazi yo kunywa, bakaguha intebe yo kwicaraho, tuzagire ngo niyo babihaye azaba ari ibya Yesu. Rero icyo mwampaye, ubutumire mwampaye singe mwabihaye, mwabahaye Yesu. Cyo nakoze nuko namwemereye akagendera muri ngi. Noneho raravuga ngo ntuzahaguruke muri urwo rugo utabasabiye iki? Umugisha. Mbarimwe umwenda rero kubasera umugisha. Amen. Icyo nshaka kubabwira rero kindi, maze imyaka myinshi nkora kano kazi kandi mbana n'Imana neza. Imana tubanye neza imyaka myinshi. Ngiye mvuga kwa pastor, data mu pastor n'umushumba n'ubariho.
nakuriye muri urwo rugo rero Yesu ampamagara nkuyemo nari muto cyane numva nari umwana muto ariko kuva icyo gihe kugeza none uyu mugabo tubana neza n'abantu barabizi niyo mpamvu ikintu musabye icyo nshaka kuri barakimba n'icyo nsabiye abandi akakibaha ubwo rero nk'umushyitsi mwasuwe n'abashyitsi benshi n'abandi bazaza ariko abashyitsi baje ntago baje none ninge waje nk'umwigisha abandi baje ikindi gihe bandi bazundi munsi nge naje none niyo mpamvu rero uyu munsi wa none n'ejo barimo umwenda wo kubasengera kandi ibyo nzabasabira muzabibona muzabihabwa hari Imana izazura n'ibyo izahindura n'ibyo izarema ibi ndabibijeje bitewe nuko maranye iminsi n'Imana tubana neza dukorana neza icyo nyisabye irakimpa n'icyo nyisabiye abandi irakibaha ufite ubuhamya bwinshi sibwo naje kwigishaho shaho birakosa ko ngomba kubasengera muranyemerera barimo umwenda niba ari ikintu ufite cyari cyaranze uze kubwira Yesu uti hari umugabo watubwiye ngo turimo umwenda wo kudusengera kandi Imana irabishaka kubagirira neza iranabimenyereye ifite n'uburambe nta kibazo ufite kidasa nk'icyo wakemuye ikindi gihe uko cyaba kingana n'amazina yacyo n'iminsi kimaze Imana ifite uburambe bwo kugikemura bikubera uko wizeye hanyuma rero tujya ku icaniro cy'amasengesho kugira ngo tukiganireho rero bambwira gusenga ubutumwa mfite muri minsi 3 muzakomeza gurukaho ndashaka kubabwira ko Imana itakigira insengero ziri materiel insengero zubatswe n'ibintu n'ibitaka n'amatafari bari mubize ayo makuru mwarabimenye ayo makuru bari muyazi nakambere kawo byanditse ndabona kubereka ibyo nshaka tuganira uyu munsi iminota dusigaranye ngiye gusoma mu rwandiko rwandikira abakorinto kugira ngo mumenye uko mukwiye kujya musenga 3:16 urwandiko rwandikira abakorinto 3:16 kamase mbasome ushaka ko mutarahagerekana ihute 3:16 haranditse ngo ntimuzi yuko urumva muri urusengero rw'Imana kandi umwuka w'Imana ari muri mwe umuntu utsemba urusengero rw'Imana Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ninde ni mwe ndashaka kubwira ko nutaha uhereye uyu munsi n'utarubizi ndashaka kumenyesha ko uri urusengero rw'Imana amen urumva rero umara kubimenya kuri rwo Imana igomba gutura muri wowe imbere ukajya uyumva tagiye kuraguza no kujya kubaza abandi kuko ntimuzi yuko turi urusengero rw'Imana kandi umwuka w'Imana ari muri mwe utsemba urusengero rw'Imana Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari urwera urusengero ni bande ni mwe Imana imaze iminsi rero ifite icyifuzo cyo gutura muri wowe apana gucumbika apana gukodesha ntabwo Imana ishaka guhinduka hoteli uraramuka cyugenda Imana irashaka gutura kansoma aho byanditse 25 mu kuva umurongo 8 ni icyifuzo cy'Imana imaze iminsi ifite icyifuzo cyo gutura muri wowe gutura pana gukodesha haranditse 25:8 mu kuva haranditse ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture muri bo ndi mu kuva 28 muvugo wa 25:8 kandi bandemere ubuturo bwera nture hehe muri mwe ndashaka kubwira ko turi insengero ziri mu biri urabona ko dufite mobile phone igeze habaho na telefone ziri fixe bamwe kuko abenshi nabonyera abajene ntimubizi ariko twabayeho twebwe hage twabese dahari buke haza iziba hantu nge umusheri wanjye ariyo madamu wanjye namukunze izi telefone mufite zitabaho noneho nkanabagaho bitirukavu kugira ngo nge wabi Kigali kugira ngo nzajye kumuvugisha narambukaga nkavukavu kama saa 3 nkajya ikamembe ntago rero namusangaga nkagura ufite cabinet telefonique ufite icyo telefone ufite ukora umurimo nkamubwira ngo azampamagarira undi muntu nawe azagenda mumbwirire undi munsi nzagaruka
tuvugane. Nuko twabagaho kagenda gasubira Bukavu, kazaza wa munsi nkabaza niba baramumbwiriye ko hari, hagenda asanga bidashoboka ngasubirayo, cyangwa umuntu nandikira. Uruva rero najya kumushaka bingoye. None kino gihe yo ufite phone, ufite bank, sibyo? Ufite bank, ufite entreprise, ufite abantu, isi yose mu kiganza cyawe. Imana rero irashaka ko mubimenya. Nubwo mufite insengero musengeramo, ngiye mbabwiye ko nyobora nyinshi 540, ariko mugomba kumenya ko Imana yaje kubihindura. Iravuga ngo bandemere ubuturo bwera ndure hagati muri bo. Gutura bandemere ubuturo bwera. Wambaza uti byagenze biti? Ndashaka kubwira ko habaye insengero 5. Nta rundi rusengero rundi rubaho ni 5. Nzabaganirira kuri rumwe ku munsi w'ejo n'umunsi ukurikira. Urusengero rwa mbere rwabayeho rwitwa ihema ry'ibonaniro. Yarushyiraho mwararyumvise banaribigishije. Ihema ry'iki ry'ibonaniro. Mu mateka y'abantu n'Imana nta handi higeze haboneka urusengero kereka iri ni ihema ry'ibonaniro n'ukuntu ryari rishushanyije. Aha rero mubona nzabasobanurira biriya byose muri kureba kandi rwose muri kubona. Ugomba kuba kuri ubona ntugomba kuba umeze kuri ukubona kira gishonye kimeze. Nzababwira biriya bintu by'inyuma, mbabwire bari abantu bari inyuma bafite inka, mbabwire ari amarembo kuri portail, kuri gate, mbabwire icyo bisobanura, mbabwire biriya biti bishize, mbabwire impamvu bitambara ari umweru, mbabwire iriya migozi bifashe, ngiye ku gicaniro cy'ibitambo, ngiye ku gikarabiro, ninjire muri iriya nzu uri kubona ifite umwotsi, iriya nzu ifite icyenda kimeza kuriya, imbere ni heza no kumuhabona kuri imbere ni heza. Mbabwire igicaniro cy'imibavu, mbabwire igiteko cy'amatabaza, ameza y'imitsima nahera hahera. Ukaba kuriya noneho wajya ugenda ntaba ari wowe ugenda, akaba ari Imana iri kugenda. Murabona ko mufite akazi mukora, muje munani muvuye mu kazi, ariko iyo muri gutekereza ko mugiye gusengera ahantu, kandi niyo turi gusenga umva ukuntu tuvuga Mana tugeza ahera hawe, ubwo urumva ko aho mwari muri hari handuye, aho mwiriwe ntabwo Imana ari hari, tugeza ahera hawe Mana tweze. Urumva ko mwaje mwanduye, mumwejejwe mugeza. Noneho hari n'ahantu twabaye hamwe twasengeraga, umuntu yagiramo gakubita ipfukamira hasi, kamukora ikimenyetso cy'umusaraba, avuga ati ngeza ahantu, akanitonda cyane, gashyiramo n'ibishushanyo. Ndashaka kubabwira ko ubu ngubu tuvugana Imana yabihinduye. Ni wowe uri temple muva Eglise mobile church. Niyo bimenya gutyo rero umva uzabaye umunyagicaniro nyawe, nubwo uzaba uri umunyamasengesho. Naho ubundi mugomba kuza hano muje muri insengero zigenda, kuko nshaka kwabwira temuzane amafone yanyu hano. Ubu se base telefone zanyu nkazishyira hano, sima mbatwaye ubuzima. Niko namwe mukwiye kujya muhurira hano muri insengero. Ubwa mbere rero arurekera hari naza kubisobanuraho bimuta mfite. Barwitaga ihema ry'ibonaniro. None rwagiye rwarashaje, amateka rwo ni maremare, rwarashize, ibyarwo ntibikibaho, byararangiye. Haza umugabo witwa Salomo, aravuga ati ngiye kuba ku rusengero rujya gusa n'iki ngiki. Ibyo ni bitambaro barabyikoreraga, zaburi ukuntu babyikoreraga, uko bagendaga bahaguruka bakabyikorera. Ariko noneho Salomo aravuga ati ngiye gukora inyubako y'igitangaza imeze nk'iyi, ariko yo iri fixe nyine iraho, ya yindi Imana yarayitashye iraza ayirangije mu batamba ibitambo. Imana iravuga ati uhereye none amatwi yanjye aza yumva ibyo muvugira aha hantu, amaso yanjye azajya areba ibyo mukorera ahangaha, nzajya mukivuga gusa, nzajya mbana namwe. Urusengero rw'icyitegererezo utegeze kubaho kuva isi yaremwa rwubatswe na Salomo, rwubatswe imyaka myinshi, rufite ibikoresho byinshi, ariko nabwo igitangaza cyarageze. Imana ihita ivuga atari kuri muncumuraho. Iyi Mana muhamagara izi gukundana, agize no kwangana. Namubizi yikwanzira kwanga, kandi yikwanze ikwanga mu ibanga, ikwanga ku karubanda, ariko nigukunze nabwo ntibihisha. Dawidi Imana amubwiye ati wasamaniye mu ibanga, njyeweho nzaguhadira ku muhanda. Imana rero yamubwiye ngo nimuncumuraho nzabirukana ntitaye ku kiguzi cy'urusengero mwubatse, mutatane mu mahanga. Uzi ko baje gukora ibyaha, barangiza rwa rusengero rwabo Imana ikabirukana bakarusenya,
rukarangira bakajya mu mahanga bakamara imyaka 70 ariko bayirebe abahanuye bizababaho Ezekiyeli nakavuga uko bizagenda bakamara imyaka 70 ubwo rwa kabiri rurarangiye urwa mbere rwarashaje barusenguje rwa Salomo rwa gatatu ngiye kuwa gatatu ebyiri zirarangiye imyaka 70 ishize rero Daniel aravuga ati se tuzaguma tuzataha Imana ati muzataha bagiye gutaha rero bazana abatambyi bari bakiriho nabandi benshi bitwa bayizira barabanza bajya gutata Yerusalemu basanga amarembo yarahiye Nehemiya yaraza ati ndabazana baka amarembo Yerusalemu yayende yo kwa Salomo yubaka amarembo Ezra nawe yazo yubaka urusengero ari ukoresha imyaka myinshi imyaka 70 ndirwasa neza n'urwa mbere batashiro haza abajene bavuye mu mahanga haza n'abasaza bari bazusira rwa kera umunsi wo kurutaha rero haboneka ibibazo ni bande barize ni bande bishimye mumbwira impamvu bamwe bariraga abandi bakanezerwa muzi impamvu mucyaka ko ari yihe abajene bo ntibari bavuye mu bunyage batagicuranga baravuze ngo twafata nanga zacu ngo tuzicurangire mu mahanga tuzongera gucuranga tugeze iwacu unumva bari bazangeza gitari bahageze babona urusengero nuko rudasa n'urwace ariko n'urusengero abasaza batise niyo bakire imeze gutya koko ibi bintu bararira ngo amajwi y'abarira n'amajwi y'abaseka ngo cyari ikibazo karagatogo ngimikirizwe ya none abajene b'uyu munsi bazi ko mutakizwa abajene ba none mukeneye kubuto muri kuntu mutakizwa abajene n'abasaza yo bita conflit de generation usanga abantu bakijwe kera ba mama wanyu na ba papa wanyu batajya bumva ukuntu mujya mukizwa imikizwe yayo ntago bayizi ntibazi ukuntu mubivanga bayo bari ibiki abenshi abunye muri abajene nkange rero wa kera ngiye maze imyaka mfite imyaka 51 hanyuma mfite abana rero umwana muto afite imyaka 16 hakunde by'imbere kirizwe yiwe yaravukiye mu idini agasanga ise n'umupasiteri akankurikira n'ibyo ashobora nakurikira atanakijwe akankurikira kuko ndise nkamugana ku nkoni kimwe nuko amafite abana banyu mukabateresha badakijijwe muti azakizwa mu nzira ukamuhe umwana ukamutwara umwana akabikuriramo ukamujyana mu murimo ukagira gute ariko mu byukuri atarahuye na Yesu kera rero unenaho ubwo haje n'amatorero menshi bigatuma mwese muvuga ngo mwese murasenga naho gukizwa kino gihe bigezweho umuntu wese yakijijwe ufite ahantu musengera asobanutse bashumba basobanutse kera rero gukizwaho wabaga usebye uri igicibwa baguca mu muryango ukandagara ibyaye biryoshye nka none bituma ragakiza kuri uyu munsi wibaza icyo umuntu yakijijwe ari iki reka ne gutsinda kuri ibyo cyo nshaka kuvuga gusa imikirizwe ya none ni ya kera tisa ntagisa kera mu gihe cyanjye ndi umujene nk'abajene abonye hano iyo twabaga turi mu gicaniro cy'amasengesho tuzura ku mwuka wera hano rero ho turabyina tukanezerwa ariko ugasanga warushye cyakora watagangaye wabize icyuya nta kindi cyarenze icyo tukagura n'abahanzi n'abacuranzi nabo tujya kugura ariko nta mwuka wera ugasanga ni umubiri gusa ibyo umuntu akora kuko uvuze ngo urafashwa no kuririmba abapaganye barusha abarokore kuririmba kandi bajya banafashwa ndetse nge nindi kuri stade Amahoro Remera iyo habaga habaye umukino kera Rayon Sport yagitsinda cyane bagafashwa nabo batsinze bakenda bagafata za byeri bakazisuka mu mabase bakazoka bafashijwe guma muzi ukuntu bafashwa gufashwa rero binatirere burya muzika iri muri twe nibo ko kwangira ngarama ibashaka inkuko zitana amagi menshi bashyamo muzika mwe mubizi zitera menshi ibashaka ingurube zaho mbese zigagura ibibwana byinshi zirya ziri na muzika irimo none icyo shaka kuvuga ni iki rero umwuka wera ni uhindura umuntu niyo njya mbwira abajene ngavuga nti kuki muvuga Imana nkuba biraryoshye ariko nkabona ubuzima bwanyu bwo bw'agakiza ntibuhinduka ni iki gituma mudahinduka icyo dukeneye rero Yesu ashimwe dukeneye agakiza kagera ku mutima ku buryo aho wirirwa aho utaha bavuga ati n'umurokore amen none tugira amazina yanjye nsengera aha uramazi urakijijwe se ahubwo amazina yawe yaho usengera kambe twaritse
aho wirirwa naho mugiye gutaha abantu mubana aho wiri uyu munsi naho uza gutaha naho yuzirirwa iyo bakora babona kukijijwe gukizwa babwire ni process gukizwa ntabwo ari ukwidumuza mu mazi unakijijwe reka da gukizwa c'est la vie n'ubuzima iyo umuntu akijijwe abatangiye urugendo kandi bataragerayo niyo mpamvu rusanga abo basaza bararize n'abana babajene ntibabihuze reka ne kutinda kuri icyo kagiye ku cya kabiri urwa mbere mwarwumvise rwararangiye rwa kabiri n'ubwo Salomo yubatse rwarasenyutse rwa gatatu n'ubwo Ezira yubatse ubwo zingahe narwo rero n'ubwo abasaza barize byarangiye nabwo bakoze ibyaha Imana irongera birukana narwo barongera abanzi babo bararuhinga zibaye izinga ahubwo ihema ry'ibonaniro rwa Salomo rwa Ezira. Yesu avuka rero yasanze hari igiki. Yesu yavuze asanga mu gihugu cyabo cya Isiraheli batagira urusengero nyine kubera ayo mateka y'ubuhunzi. Asanga afite igikomere cy'urusengero. Herode arababaza ati nk'umuje kubayobora nubwo ntari umurokore ntari umuyuda. Ni iki cyatuma abarokore banyemera. Herode ntiyari umuyuda yari umuroma. Bamubwira ko ikintu abayuda bakeneye ari urusengero. Herode ni warwubatse. Ntimuzi urusengero Yesu bamubwiye ngo ngwino tukwereke urusengero nyaburanga. Muracyabyuka urusengero Yesu yasuye. Muri byo havugiye. Yaravuze ngarageza ararira. Muracyabyuka ararira aravuga ngo Yerusalemu we ngo yaruzi igihe wagendewemo. Ngo utakimenye ngo abanze bazakugota ngo bazakwicira abana avuga ibintu bikomeye bibi. Niho handi yafashe ibiziriko akubita abari barashyizemo inuma barimo bagurisha. Izo numa zari zaravuye izo numa izo nta mazi zari zaravuye kwandi. Ubwo rusengero rwari Yerusalemu. Israel ingana n'u Rwanda. Yerusalemu hari nko mu karere ka Rusizi. Noneho za Galilaya ari nko mu Mutara. Kugira ngo umuntu azabane intama mu Mutara aje kuyitamba yigeze Rusizi kaba yapfuye kandi igomba kuza itagira iki inenge. Abatambiro bigira inama bikorera isoko. Bakora famu. Baravuga ati rero twe kubarusha so dukora famu y'ibitambo nimurangiza mwege muze mu bigure noneho bitume muza mworohewe. Ubwo rero abatambyi nibo bagiye gukora iyo ferme nibarangiza borore inkoko inuma intama n'ibindi banavuge ko nta kibazo bigira kuko urumva niyo wagicuruje areta avuga ati kirandejejwe ntabwo kigira inenge. Yesu avuga ati afata imiziriko ati inzu yange izabiyo gusengerwamo kuba indiri y'iki y'abajura n'abambuzi. Yari mavuga uburyo ki bafashe ibyo bintu. Dufite n'abanyamadini bamwe bameze batyo. Mwebwe mukaba muje gukizwa naho bo bari kubara imibare y'ikiza kuva muri mwebwe. Mwe muri kuzura umwuka wera undi baratokeye uyaratanga ya uratanga ya. Afata ikizirika arakubita. Ubwo narwo rero kubera ko bategeze bamwe ibyabaye mu mwaka 70 Yesu agiye mu ijuru uhera igihe yavukiye uko babaraga nago rwarasenyutse. Zo yizingahe? Urwa mbere n'uruhe ihema ry'ibonaniro. Urwa kabiri rwo Salomo yubatse. Urwa gatatu urwo Ezira yasanye. Ezira no gusana. Urwa kane rwo Herode yubatse. Kuva icyo gihe kugeza none nta rundi rusengero rubaho. Urwa gatanu rero ni urumwabonye hano. Ni twebwe. Amen. None ndashaka kumenyesha ko ibindi bya bisengero ziwanyu na amazu. Ariko ubu ngubu Imana yabwiye umusamariyakazi Yesu yabwiye umusamariyakazi ngo igihe kirageze nza kirasohoye. Ubwo abasenga Imana by'ukuri bayisengera hehe mu kuri no mu mwuka. Imana ni iki? Ni umwuka n'abayisenga bayisengera mu kuri hehe no mu mwuka. Ndashaka kubwira ko muri sengero. Amen. Mashaka kubigicanira mugomba kubisengera. Nihuse rero iminota si myinshi tuzakomeza ku munsi w'ejo nzabasobanurira kampere ku marembo y'ihema. Murabona zira ari amabara ntago ari pari hazari amarembo y'ihema. Uzi ukuntu handitse hanze ngo 13 bavuga ngo Yesu niwe nzira niwe kuri niki n'ubugingo ntawujya kwa data atamujyanye. Ndashaka kubatangariza na confusion mujya mugira wese nta muntu wajya mu ijuru aciye ahandi kada hari indi zina abantu bahawe munsi y'ijuru bakirizwamo izina ryande andi mazina yose n'ibinyoma. Niba n'umuntu hano usenga ibindi bintu adaciye hari ntabwo uzagerayo. Yesu niwe nzira binjiriramo. Nimureba rero bari abavuga butumwa bane bamuvuzeho. Matayo yabonye Yesu nk'umwami
noneho kandi abami ba kera bambaraga imyenda y'imihengeri. Umuhengeri nyine niririya bara muri kubona, ari amabara mubona ni kuri umuhengeri, ni amwenda mubajya mubona bashaka kuri serekeye kera, niba bakize shoro simbizi, uriya mwenda ni move simbizi. Hanyuma rero yabonye Yesu nk'umwami, kandi umwami wambaraga umwambaro w'umuhengeri, amubona Yesu ameze nk'intare. Intare y'umuryango wa Yuda iranesheje. Kariya karongo kamwe kamatayo rero, Matayo agiye kuvuga Yesu yabonye ari umwami. Rukaravuga ati nanjye ariko namubonye. Buri wese ufite uko yabonye Yesu bitewe n'icyo yakukoreye. Aravuga ati umukozi w'umuhanga wambaye imyenda y'igitare, kandi kera hataraza katerepirari, kira kimasa muri kubona cyaga gihinga. Yesu muzi ko ari ni katerepirari arakora. Mwamuzi ko hari ibintu ajya amenagura, imashini ikomeye imenagura imisozi ni katerepirari. Buriya Mariko yavuze ati niyo mpamvu umusoma ubutumwa bwiza Mariko yanditse ntabwo ajya kuvuga mu masekuru ya Yesu, no, avuga ko ibyo Yesu yakoze. Yabonye Yesu nk'umukozi kandi ukiranuka. Rukaravuga ati ngiye nabonye ibindi, ni umunyembabazi. Haleluya. Amuvuga nk'umunyembabazi, nk'umwana w'umuntu wamenye amaraso ye. Niyo mpamvu muri kubona hepfo Mose afite ibisata by'amabuye hari handitse inyuguti ya S. Yohana aravuga ati reka kamaha amakuru benambira hariho jambo rahanye n'Imana, kandi yari iki? Yari Imana. Umwe yamubonye nk'umwami, undi amubona nk'ufite ubushobozi, undi amubona nk'umunyembabazi, undi amubona nk'Imana. Subira inyuma rero, ari amabara ane naberetse rero. Subira inyuma hano twavuye, subira inyuma hano twavuye kuri rya hema, rya hema. Buriya rero ndarangije rero, ari amarembo mubona rero, cya kintu mubona gifite ibibara bimeze ukuntu, ya mabara yose kwa rane ni yakoze uriya mwenda. Bivuga ngo niba ugiye kwa Yesu rero, urabona ko uriya ni urugo Imana ngakavuyo, Imana yanga dezorodri. Urabona ihema niririya rifite icyotsi hejuru, hariya hanze hari ibintu bibiri, igicaniro cy'ibitambo n'igikarabiro cyo gukaraba. Ariko ntiwemerewe kwinjira mu ihema udaciye mwari amarembo. Mwabonye nta rindi zina abantu bazanyuramo bajya ku Mana kereka hari bagomba guca. None ikibazo kibaza, none se uriya rugo muri kubona kuva hasi kugera hejuru cyangwa hoteli hariho 2 metre et demi, metre 2 n'igice, nta muntu n'umuresha, nta muntu ushaka kurebamo. Nuvuga ngo uramutse uri hanze, uretse ko muri kureba ku ishusho ntiwareba mu imbere, wibereye hanze. Urabona ko uyu muntu aresha w'inyuma, bona atari mugufi, ntabwo yareba imbere. Bivuga iki? Iby'agakiza nta muntu birebera hanze. Tushaka kumenya Yesu utarinjiramo indani. Niyo mpamvu niba guseka ntibizagutangaza, ntabwo wamenya ibiri imbere keretse winjiyemo imbere. Ubwo rero ari amarembo muri kubona, nta uriya rugo ntirugira idirisha, nta rwego ruriho, nta yindi nzira wanyuramo. Imana yaravuze ngo mundemere ihema ry'ibonaniro, uje kundeba aca mu irembo, nta yindi nzira muhaye aca mwene hariya. Hanyuma rero ikibazo kibazo, kuki iriya bitambara n'imyeru? Bitambara mubona n'imyeru niko byari ryubatse, ni imyeru ariko ifashwe n'urubaho rukoze mu mushita. Umushita nicyo bita umunyinya, igiti cy'umunyinya kindi abana basanzwe bakiza, ariko umunyinya n'igiti kigira amahwa. Zirambaho zikoze mu mushita, zikoze mu munyinya, bazisize umuringa, bronze, umuringa. Bisobanura iki? Uriya mwenda y'umweru wari ugose urugo rw'Imana, kandi ari mu butayu. Murabona abantu bambara imyenda y'imyeru abari abasirimu, kuko wambara rimwe, si byose? Hakindi y'igikara wapfa kujugunya muri ukawugarukana, uzibeshye umweru ugarure. Kuki Imana yo yahisemo kubaka urugo rw'umweru kandi ba mu butayu, kandi hari ivumbi? Byashaka kuvuga ko Imana yera mu gitondo, yera nimugoroba, yera uryamye, yera mu mafaranga y'abandi, yera uri mu kazi, yera kuri telefone, yera uri kuri computer. Imana irera. Ndashaka kubatangariza ngo muri abanyagicaniro mwaje gusenga, ariko Imana muje gusenga irero. Yarabwiye ngo nimuza kusenga, impamvu yashyizeho uriya mweru yagira ngo nuhagera ubibyibuke yuko Imana yera. Kamabwira ya magambo abiri, Imana waba uyishaka cyangwa igushaka muhurira muri zone yitwa kwera. Ahantu adresse y'Imana muhuriraho ni ukwera. Namushakwa abanyamasengesho, abantu b'igicaniro, mwibuke Imana musenga uko imeze. Petero yaravuze ngo ubwo uwo mwamaze mumwita so, mumara iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya, kandi mubabera mu ngeso zanyu zingahe zose. Nta munyamasengesho w'umwanda
wagiraga hariya hantu. Noneho rero ukibaza, ese buriya harimo message koko irimo? Twebwe nk'abagabo mu bintu abagabo bibagora nababonye n'abasore ni ukuvanamo inkweto. Sibyo mwabagabo mwe? Abagore bige biraboroheye ziba zinafunguye, ngiye kugura inkweto. Ariko arongera ngera muri salo y'umuntu gasanga amatapi. Ukuvura kubwiye gikomereze ko nta kibazo ngabana bazahanagura. Nare kuri tapi y'abandi sa n'ibintu nambaye. Sha ngapfa kuzikuramo ndabishaka. Kubera ko ari tapi tumye nzikuramo. N'Imana yari yagongo nibagera hariya. Bibuke kari abantu n'Imana ikabirera. None se ni gute baza gusenga Imana yera abo banduye? Niyo mpamvu muza kubona kira giti cy'umushita gisobanura umuntu. Igiti cy'umushita cyavugaga Yesu ko azaza yambaye umubiri ariko akagira imibabaro kuko ayo mahwa bivuga imibabaro. None uriya mushita rero uriya muringo usinzweho bisobanura gutsindishirizwa. Nuvuga ngo yuje imbere y'Imana ndi wahakandagira n'Imana ntiyakumva. Akiravuga ati tujye tubyoroshye ngiye gushyiramo inyoroshyo izaramwe amaraso. Mwumvise muri bikundu yavuze ngo mujije imbere y'Imana Uwiteka umucamanza yambonye wiki. Mwarabimenye? Mwamenye ko yatubonye amaraso hari ukuntu batwita iki? Muribuka maraya Rahabu? Hari amakuru mumuziho. Rahabu muramwibuka uhisha abatasi. Bamubwiye ngo akora iki kugira ngo abari muri iyo nzu baze kubaho? Agatambaro agashyira ku idirishya ry'inzu ye ngo umurimbuzi nahagera akakabona ngo leta yitambukira. Ubwo se bari babatijwe abo bantu. Harimo izindi yabwiye indaya ati we muza amakuru ati indaya zose zo muri quartier ngiye kubarokora. Ngiye nacumbikiye abatasi. Bamwira gushyira agatambaro ku muryango ngo nibahagera ku idirishya barigendera. Arundamo indaya zabutwi zose arunda mu nzu n'abanyina n'ibisambo. Yose yabanaga nande ko ari indaya. Numva inshuti zarizi. Uze ko bagiye gusanya ariko bari bagatambaro gakomeza. Ntibarebye mwibiri imbere. Barebye agatambaro barakomeza. Uwiteka umucamanza yambonye wiki amaraso. Muri Egiputa se abana bapfa b'imfura mwamye ko bababwiye mufata amaraso muyasige ku nkomanga z'iki z'imiryango. Mare kurimbura ntagareba mwibiri imbere. Areba iki? Amaraso ya Kristo gutwikira rero. Amen. Amaraso ya Kristo akugaragareho kugira ngo umurimbuzi natambuka asangire protege. Iriya nkingi rero, uriya nkingi ni wowe. Iriya nkingi ni abantu. Wowe n'Imana murafatanya. Wowe n'Imana kubera amaraso ya Kristo ushobora kubana n'Imana. Imana irera nyine kwera kwese. Ariko nayo kubera amaraso ya Kristo ubasha kwihagarara imbere. Satani nagucyurije ubwo utari kumvita amaraso ya Kristo ndiho. Satani mvaho ko ngenda size. Ntago nsanzwe ndashinganye. Niyo mpamvu mbona bire bitambara ari imyeru, igiti kirimo bronze cyangwa se gisize irabara. Hanyuma rero ari amarembo rero. Muri kubona ari amarembo. N'ubutatu bwera na amarembo 1 2 3 winjiramo. Iyo wazaga rero ugiye mwari ya hema ubwo ntubwira abanyamasengesho bashaka kuba abahetsi abanyecaniro. Mbere yo kujya kugira ibindi ukora wagomba kubanza ugaheraho bita ku gicaniro cy'iki kibitambo. Umuyobozi uyoboye iyi groupe muzajya muza hano mujye mwibuka yuko Imana yera. Mubone gusenga, mubone kuramya, wabaze muti yo mwiriwe nta byaha mwakoreyo. Kubera iki? Yobu yazaga avuga ati abana banjye bura nta byaha bakoze biri mu minsi mikuru. Uzi ko Yobu yazaga avuga ati ariko Mana nubwo ntirwanye n'abana banjye bashoka bacumura iyo bagiye. Agatamba ibitambo asengera abana be kandi nta byaha bamwaturiye. Yibwira ati ahari bakoze icyaha. Nimuza mu masengesho gukora igicaniro. Ikintu cya mbere Imana murahurira mu kwera. Niyo yabigushaka, niyo ufite impano, niyo yabigukeneye, niyo yabije kurambagiza muhurira mu kwera. Mpamvu ubona kuri ya muntu bari abantu b'inyobe yitwaje itungo rero. Yatungo muri kubona rero hanze. Byabaga nta nenge rigira. Rifite nyine amabwiriza rigenga. Mbere yo kwinjira hari rero waza kuryitwaje kuko imbere y'Imana niho wahinguka. N'umutwe gusa kareka ntago mwavugana. Hagomba kuzamo ikintu kiguhuza nayo. Hagomba kuzamo ikindi kintu cyitwa igitambo gituma winjira hera. Yarinjiraga rero tuzabireba ku munsi w'ejo. Yagiramo imbere agafata ibyaha byiwe. Iriya nyamaswa irarengana ni intama cyangwa inka yategwa n'urwego rw'ubuzima. Umukene atanga inuma nayo kandi zibitapfuye. Reba kuri hakwe inuma ko zayifata.
mubibaza ibyaha twakoze uko bingana kuko tujuje inuma hano muri inzu inuma gusa kandi nzima nta numa yapfuye ukayizana ntaca umva itigeze ipfuka nibaba ukazana intama itarengeje umwaka cyangwa inka wita gufata ikiganza cyawe rero ukatura ti wa ntama we urabizi kuri umunyamoko umunyamacakubiri ugira irari ukatura ibyaha byawe ukabyikuraho ukabikora share gusharinga abayumva ukabivana muri wowe ukabisharinga ku ntama ugasigara uri umwere intama igasigara ari nyamoko n'inyamacakubiri n'inyera niba nuko nyine bira rero Yesu uko byagenze twakoze share muri byavuze ngo ibyaha byanjye byose yarabyikoreye watigeze gukora icyahana ndakimwe buriya Yesu uko byamugendekeye ni intama n'umwana w'intama w'Imana utagira inenge wowe yuje rero ukora share wivanaho ibyaha ugakora transfer ukabyikoraho ukabiha Yesu.